Muraho neza. Ese nawe wigeze wibaza yuko TikTok idahemba mu Rwanda? Cyane cyane ko abantu birirwa bavuga ngo TikTok ntago ihemba mu Rwanda. Ikibi si uko bakubwiye ko TikTok idahemba mu Rwanda, ahubwo ikibi ni uko bakumye amakuru yuko ushobora gufungura TikTok ndetse mu Rwanda ukabasha guhemberwaho. TikTok mu Rwanda irahemba cyane mu gihe wafunguye TikTok mu Rwanda iri muri location y'u Rwanda ukabasha kuyifungura neza. Iyo ugeze igihe cyo kugira followers 1000 ndetse ugakora live uhemberwa kuri live, hako video zawe kuri views naguhembwa. Ariko iyo wafunguye TikTok uri mu Rwanda ukayishyira muri location yo hanze mu bihugu bihembwa na TikTok, mwibutse ibyo bihugu ni 7. Ibyo bihugu bihembwa na TikTok, ugafunguramo TikTok uri mu Rwanda ukikonekta muri ibyo bihugu, hanyuma ugafungura TikTok ihemba, bakazaba guhembera uko ugiye live ndetse nuko wabonye views kuri video mu gihe wujuje ibisabwa. Rero muri no video ngiye kukwereka uburyo ushobora gufungura TikTok mpuzamahanga imwe bita TikTok International Account muri telefoni yawe iyo ari yose waba ufite. Iyi update ni ya 2026 kangufasha uburyo wafungura TikTok muri no mwaka wa 2026 byoroshye, kandi TikTok ukayishyira mu bihugu bibasha guhembwa na TikTok ku buryo nawe wujuje ibisabwa wabasha guhembwa. Ubu buryo ngiye kukwereka burakora waba uri mu Rwanda, waba uri mu Burundi cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose ariko ushaka kwikonekta mu bihugu byabonye monetize. Uburyo ngiye kukwereka burakora ndetse burizewe neza 100%, ariko bikora neza iyo wabyumvishe, kandi ibi byose ni ku buntu nta kiguzi bisaba usibye internet na telefoni yawe gusa. Ngwino nkwereke uko bikorwa, reka dutangira. Fata telefoni yawe kugira ngo ufungure ino TikTok mpuzamahanga urasabwa ibintu bibiri gusa. Iyo app ya TikTok urakenera n'indi app ya VPN idufasha kwikonekta mu gihugu kindi runaka. Rero urahita ufata telefoni yawe, hanyuma uyituza muri Play Store udownloading VPN bita Secure VPN. Nimugire ngo ino VPN nizazindi zitanga mega. Iyi iradufasha guhindura location kugira ngo dufungure TikTok account tumeze nkaho turi mu gihugu kimwe gihabwa monetize kuri TikTok, hanyuma twebwe dufunguremo account, hanyuma mu gihe tuzaba twujuje ibisabwa dutangiye guhembwa. Numara kuyiteresharija muri telefoni yawe cyangwa se kuyidownloadinga uyikandaho, hanyuma numara kuyikandaho uhita utegerezaho gatoya ibintu byose bakuzanira hano ngaha urabyemera ukanda allow cyangwa se okay, hanyuma uhita ukanda kuri kara kantu kameze nka globe, hanyuma numara gukandaho bahita bakuzanira ibihugu ushobora kwikonektamo biri free. Hanyuma ibingibi byose byanditseho pro kugira ngo wikonekte ukoreshe location yabyo bisaba kubyishyurira. Twebwe turakoresha ibiri free hano hagati ya UK cyangwa se France. Ibi nibyo bihugu biri free kandi ibi bishobora guhabwa monetize kuri TikTok. Twebwe kaduhitemo France. Hanyuma nitumara gusoza gukanda France, then turahita tuba connected, tuhita tuva kuri Secure VPN. Hanyuma nitumara kuyivaho turahita tuza hara hejuru muri taskbar hejuru, handi ujya kurebera to icon dutandukanye, then tujye dufunga location isanzwe. Ino location isanzwe tuba dufunze ni ya telefoni yacu, kandi wibuke ko location ya telefoni yacu turi mu Rwanda. Kara kantu dufunguye TikTok bimeze kuri ababona ko turi mu Rwanda, turabanza tugafunge kugira ngo twimane location ya telefoni yacu, ahubwo bukoresha ya location ya VPN. Hanyuma numara kubikanda urahita ugenda ufate app yawe. Nimba muri telefoni yawe ufite TikTok Lite, TikTok iriho kara kantu kameze nk'umurabyo, nyamuneka ndagusaba ngo ubanze usibe ino app, kuko ino app uramutse ugiye gufungura account ugifitemo ino app yakuraburiza. Wowe icyo usabwa banza uyisibe, then urabanza utukandaho cyane ukore uninstall nimba uyifitemo. Hanyuma wowe tujye creatinga na account, urasabwa app ya TikTok ya nyayo, apana TikTok Lite, TikTok gusa iri itariho umurabyo. Then urahita ufata iyo app uyikandeho cyane, hanyuma uhita ujya kuri app info, then umanuke hasi ubanze ukande ahanditse aho ngaho kuri clear cache and storage, ukandeho kubera tujye creatinga account nshya. Ubwo account wari ufite zindi z'inyarwanda wakoreshaga
zireta ziva muri iyo TikTok kugira ngo habashe kujyamo mpuzamahanga. Urahita ukanda kuri clear cache ubanza uzisibe, hanyuma na storage uyisibe bimere nkaho ari buki downloading. Nusoza urahita uvamo, hanyuma uhita ukanda ahandi handitse open by default. Aho ngaho kuba kwa kundi uri gufungura account, wasoza gufungura account yo kuri urwo rubuga ikahita yifungura udakanze. Aho ngaho turabanza twafunge kugira ngo itaza kutuvangira mu gihe turaba turi gufungura account kuri TikTok. Ubu twatangira gufungura account neza. Noneho rero kurikira ibisabwa na procedure zose turi bukoreshe ubasha kuzinyuramo. Urahita uza muri Chrome yawe, wandikemo ijambo tiktok.com, hanyuma usacinge tiktok.com. Numara kwifungura birahita byifungura nko kuri app isanzwe ya TikTok, bazanemo aka video. Wowe icyo ukora ni wowe uririnda gukanda handitse ngo open app, kuko nuhakanda tujye kwifungura nko muri desktop site cyangwa se nk'abari gukoresha machine tunyuze kuri browser. Ntago twemere gukoresha ira app ikurura location kuko tuba twarayi downloadinze kuri Play Store. Hanyuma dukanda hari hasi kuri profile, twese nizere ko turi kujyana. Then nugera hano nga kuri profile yawe, urahita usanga ahantu handitse login mu ijambo ry'umutuku, niho urahita ukanda. Then numara gukandaho urahita ubona hari handitse ngo sign up. Kubera tujya gukorera account nshyashya, turahita dukanda sign up. Turahita dukanda hari handitse ngo continue with Google. Hari ahantu tujya gukomeza na Google, hanyuma barahita bakuzanira urutonde rwa email ufitemo. Niba ufite email zirenze imwe cyangwa niba ufite imwe bahita bayikuzanira. Rero hano uririnda gukoresha email iyo ari yo yose. Hano uririnda gukoresha email iyo ari yo yose wigeze gufungura kuri telefone yawe imazemo igihe, cyangwa se wigeze ukoresha sign up ahandi. Hano ngaho turahita dukanda hari use another account. Tugiye kuhita dukorera email nshyashya itarigeze ikora sign up cyangwa se sign in mu zindi mbuga nkoranyambaga izo arizo zose, kugira ngo bibe nka email nshyashya ije kuri urwo rubuga. Kuko nimba ari email uri bukoreshe yo wakoresheje ahandi, barahita bagenzura babone aho yakoze sign up na login. Then nibasanga location muri yo app wakozemo sign up ariyo mu Rwanda, barahita bakubaninga bakubwiye kutemerewe gufungura TikTok account. Hanyuma nimba turi kujyana, turahita tugera kuri Google, bahita badusaba gucreatinga. Witukana hari kuri create account, dukereye email nshyashya, bagusaba amazina yawe. Hano baragusaba amazina yawe, ntago ari ngombwa gushyiraho amazina yawe, pfa kuba uri bushireho amazina uri bukoreshe muri email. Hano barabanza bagusabe kuzuza igihe wavukiye, mu mwaka, amezi n'igihe. Hano ndagusaba kugira ngo ushiremo ibyanya byo neza biri kwiranga muntu yawe, kuko uraza kubikenera n'ubu nituraba turi gufungura account ya TikTok. Hanyuma then nkukanda next, bahita bakubwira ibi ngibi ngo uhitemo email muri zibaguhaye. Wowe ushobora guhitamo muri zibaguhaye cyangwa se ugacreatinga iyawe. Hanyuma numara kuyihitamo, bahita gusaba gukora password yawe. Uzaza wibuka gukora password iri strong, irimo imibare, inyuguti n'ibimenyetso. Hanyuma uyikore, bitukanda next. Hanyuma barahita bakuzanira ibi ngibi, bitukanda I agree. Then ubwo email yawe uraba mumaje kuyikrea. Urategereza birodinge, hanyuma tuhita bikora back, tugaruke hahandi badusabaga email kuri TikTok. Ubwo iyo email yawe ni irahita ijyamo. Hano nibamara kwemeza email yawe, urahita ukanda continue. Then bahita bagukomezanya hano ngaha, banza ureke birodingeho gatoya. Hanyuma nibamara kwemeza email yawe, baraguha akantu ko gukaraga hano ngaha. Urakaraga hano kuri kano kantu k'ishusho, ukagashyira mu mwanya wako ku buryo bibasha gutanga form bashaka, kuko baba bakeka ko uri robo. Baguha aka kantu gakurura hari iyo ugeze hirya aho biri muri form nziza, urarekura. Hanyuma bakahita baverifyinga, urabona ko bavivuye ko babonye ko tutari robo. Hano bahita bagusaba igihe wavukiye. Hano ngaho urahita ushyiraho igihe cya nyacyo kiri kwiranga muntu yawe wavukiye. Hanyuma nakubwiza ukuri, hano ngaha bagusaba imyaka. Nimba utuje imyaka 18, wakoresha nk'indangamuntu y'umubyeyi wawe akabasha gufungura ino TikTok
international account urashyiramo nk'uko bimeze ku irangamuntu yawe, then nusoza uhite wemeza. Hanyuma hano ngaho bahita bakubwira ngo creating username. Username ni rya zina riranga account yawe, wowe urahita ushyiramo username, ugomba kuba iri muri small letter, hanyuma urandikamo username yawe urebe ko itafashwe n'undi muntu uwo ari we wese, urayandikamo, nanjye kanandikemo iyanjye. Ubwo wowe hano ntabwo uzandikamo ibindi kwandika, uzandikamo wowe ibyawe ko ushaka account yawe izitwa. Numara gushyiramo username yawe bagasanga ariyo nta undi muntu wayifashe kandi imeze neza, bazahita bakavivura, hanyuma then urahita ukanda sign up. Ndategereza birodinge hano bahita bakwereka ngo logged in. Ubwo account uraba wamaze kuyikora, ubu byarangiye account yawe ya TikTok mpuzamahanga ubu twasoje kuyikora. Hano niba kuzana ibirahita ukanda got it, then utegereza urabona TikTok yacu dufunguye ni mpuzamahanga, ni 0 follower, 0 following, 0 like. Hano ngaho ikiraba gisigaye no kugikorera editing, nkabasha gushyiramo ifoto, gushyiraho amazina, kuzamo nyine amakuru, gushyiramo bio cyangwa se description yayo. Hanyuma hano mbereke ko ibintu twakoze kuko ari byo. Mwe tukanda kuri turiya tudomo dutatu uze kuri privacy, hanyuma uhita ureba hano ngaho manage account. Hano ngaho urahita usanga account region irimo, dore account yacu region irimo cyangwa se aho iherereye. Account yacu twayifunguye iri muri France kuko twikonexe kuri VPN yo mu Bufaransa, bakaduha location yo mu Bufaransa. Rero nimba uri gufungura ino TikTok account ujye ureba ko hejuru hajeho akantu kameze nk'agafunguzo kugira ngo VPN itaza kuvaho ugasanga bahise babona kuri mu Rwanda wari wakoresheje VPN. Urajya ucunganwa na VPN kuko ari akantu kari. Sasa ubu tugeze ku bantu bafite TikTok zo mu Rwanda ariko bari basanzwe bafite account bashaka kuzihindura mpuzamahanga. Hano ngaho urahita uza kuri region yawe, then uselecting urebe igihugu bari buguhe, baraguhe ibihugu washyiramo TikTok account yawe. Hanyuma biragusaba nimba iyo icyo gihugu ushizemo ujye muri ya VPN ugikandeho kuko bazaza uzamara iminsi 60 babiverifiya kuko nimba iyo location wemejeho iriho. Nimba wenda nk'urugero account yawe yari mu Rwanda ukajya kuyishyira mu Bufaransa, bazagusaba kwiconnecta kuri VPN yo mu Bufaransa mu minsi 60 kugira ngo babashe kuguhindurira location ya TikTok yawe. Hanyuma rero ubu twasoje gucreatinga TikTok mpuzamahanga. Ubu ushatse wahita ukanda kuri open TikTok app. Ubu biba byarangiye, ukanda kuri open TikTok app ugahita ujya gukoramo login, hanyuma ya account yawe ikahita ijyamo neza nta kibazo kandi location ari mu Bufaransa. Rero icyo usabwa gukora muri no TikTok app uba wafunguye kugira ngo batazamenya ko ari TikTok wafunguye na VPN kandi utari muri iyo location washizeho. Icyo usabwa nyuma yo gufungura ino account ugomba gutegereza hagati y'iminsi 3 n'irindwi. Ubwo urumva ni hagati y'iminsi 3 n'irindwi kugira ngo babashe utangire kuyikoreraho neza nta kibazo, ubikoreraho mu buryo busesuwe. Nudakurikiza ibi ngibi ukahita uyifungura ukahita utangira kuyikoraho, muri iyo minsi ukimara kuyifungura kuri 2 kugeza kuri 3 baba bari kudetectinga ko ino TikTok yawe itafunguriwe mu yindi location y'ahandi, ako kababesha ko wari uri mu Bufaransa. Kandi twebwe nibyo twakoze na VPN. Urategereza iyo minsi 3 ishire, hagati y'iminsi 3 n'icyumweru ubone gutangira gupostingaho ibintu bitandukanye. Icyo waba ukora muri no minsi ni uko editinga, ushyiraho amazina neza, ushyiraho bio, then ugategereza hagati y'iminsi 3 n'irindwi. Rero igihugu cyose waba urimo ubu buryo bwose bwagufasha gufungura TikTok mpuzamahanga uri mu gihugu cyawe ukiconnecta ku bihugu bihabwa monetize kuri TikTok. Hanyuma nizere ko ino video yagufashije. Mu gihe yagufashije ushobora no gusharinga n'inshuti zawe nazo zikabasha kubimenya. Nugira ikibazo manuke muri comment
unyandikire ndabasha kugusubiza kugira ngo utaza gukora amakosa uri gufungura ino TikTok mpuzamahanga, cyangwa se unyandikire kuri izo nimero kuri WhatsApp ureba kuri screen yawe, nabwo ndahari ndagufasha. Rero nimba ufite ikindi kibazo ushaka kumbwira cyerekeranye na TikTok, cyerekeranye n'uburyo wabona views kuri TikTok, wabona aba followers mu gihe gitoya kuri TikTok, ku buryo bwiza bwo uploadinga video kuri TikTok, cyangwa se ubundi buryo bwo gufungura urundi rubuga nkoranyambaga rwaguhemba baguha amafaranga, binyandikire muri comment ndaza ngufashe, niba ngombwa nzagukorereho video ariko ubashe kubisobanukirwa. Hanyuma ino account dufunguranye tuzaza tuyinyuzaho n'ubundi video ziri short, video dutoya twerekana ibintu twiga hano by'ikoranabuhanga. Ndabasaba mugende mudufollowing kuri ino TikTok account twafunguye nshyashya, kuko muzamumenyeraho ibintu byinshi, izaza yunganira YouTube channel yacu twari tumaze igihe twigiraho. Hanyuma njye mwari muri kumwe nyita OPTIC. Dusubire mu yindi video ikurikira. Hasta luego.